birababaje cyane. Ni amakuru avuga ku mpanuka idasanzwe yatwaye ubuzima bw'abantu. Murabona kuri sikirini umwana w'umukobwa wo mu kigero cy'imyaka 23 y'amavuko, dore ko bigaragara ko yavutse muri 2002 ndetse iyi mpanuka ikaba yamutwariye ubuzima. Yavutse muri 2002 akaba yitabye Imana muri umwaka w'2025. Nyuma gihe rero bigaragara ko apfuye afite imyaka 23. Yitwa Umuhoza Anike, umwana w'umukobwa wari ukiri muto cyane. Yaraherekeje iyi modoka yo mu bwoko bwa Dina ifite plaque RAE 162V. Ni imodoka rero yari itwaye ibitoki, bigaragara ko yari bijyanye ku isoko, mu gihe yari bikuye aho twakwita wenda nko mu mirima aho babihinga, aho bivana bikuye ku isoko cyangwa se aho bisarurira, aho bishyirwa mu modoka bikajyanwa ku isoko. Uyu mwana w'umukobwa rero yari yicaye muri modoka yari imutwaye ndetse we n'umushoferi we. Mu gihe imodoka rero yaje kuba irenga umuhanda, igwa muri rigori, ikubita icyo giti murimo kureba kuri sikirini. Aho ngaho mubona rero igiti kiri mu kirahuri neza neza, naho ngaho umwana w'umukobwa yari yicaye. Icyo giti cyahise kimuhuza n'imodoka, maze iyi mpanuka itwara ubuzima bwe muri ubwo buryo. Birababaje cyane. Muri iyi minsi biragoye ko wamara amasaha 24 utumvise amakuru y'impanuka, amakuru y'ubwicanyi, amakuru y'impfu za hato na hato. Muri iyi minsi dusoza mu mwaka biragoye cyane. Muri iyi minsi no kugenda hagaragara rwose ibintu nk'ibi ngibi, donc umuntu sinzi uko umuntu yabisobanura. Bigaragara ko wenda igihe cy'umuntu kiba cyageze. Ni ukuri rwose ni ugusenga cyane, kubera ko ubuzima bw'abantu burimo kugenda buhoro buhoro. Urupfu rurimo kugenda rutwara abantu muri iyi minsi. Umwana w'umukobwa murimo kureba kuri sikirini yari akiri muto, yari akeneye kubaho, yari akeneye ubuzima. Akenshi nta nubwo twumvisha ukuntu umuntu mutoya ashobora kuva mu buzima akagenda, ariko Imana ijya ibyemera ko biba akagenda. Niyo mpamvu rero akenshi na kenshi nkunda kubabwira ngo dukorere Imana mu gihe cyacu cy'ubuto bwacu, kuko nta muntu n'umwe uzi umunsi n'igihe azagendera. Waba uri muto, waba uri mukuru, uko waba ungana kose rero isa igeze uragenda. Ndetse rimwe na rimwe iyo utabanye n'Imana neza ukagenda ufite umugayo. Ku bantu rero bagiye banyuze muri umuhanda ujya i Kayonza, babonye neza iyi mpanuka uburyo yari yabaye, byari biteye ubwoba. Ni impanuka yabaye ku itariki 15 z'uku kwezi kwa 9 2025. Turi mu mpera turi gusatira donc impera zisoza umwaka, aho turimo kugenda tubona rwose abantu batandukanye barimo kugenda bakora impanuka. Twabonye uwitwa Sam wakoze impanuka kuri moto, twabonye abantu benshi barimo kugenda bitaba Imana mu buryo rwose budasobanutse. Birababaje cyane. Iyo tubonye amakuru nk'aya ngaya rero, ese twebwe mu mitima yacu haza iki? Niba warapanze gukorera Imana ejo cyangwa ejo bundi, nakubwira ngo ukorera Imana nonaha ugifite umwuka w'abazima. Niba ufite inshuti ushaka gusura, uyisure nonaha. Niba ari ibintu byinshi byiza ushaka gukora, ubikore nonaha, kubera ko burya ejo ntabwo tuhaba tutarahagera. Iby'ejo bibara b'ejo. Ndabwira ngo rero tukatwihanganisha umuryango nyakwigendera, ariko natwe twese urubyiruko, abato n'abakuru, twibaze neza tuvuge tuti ese njyewe igihe bizabyangirije nguko nzajya he, bizagenda bite? Iyo tubonye amakuru nk'anga, ni umwanya mwiza wo kwisuzuma tukareba neza niba urugendo rwacu turi kumwe n'Imana 5 kuri 5, dore ko urupfu rurimo kwigarurira abantu benshi.
rimwe na rimwe umuntu akaba yagenda atanihannye cyangwa se atabona umwanya wo kwihana. Imana imwakire Aneke, Imana imwakire. Birababaje cyane kubura umubyeyi ukabura umwana uri muri kino kigero, birababaje cyane. Yari afite ejo heza, igihugu kiba gihombye ndetse n'umuryango, birababaje cyane. Ni amakuru mba mbagejejeho abagezweho, ngira ngo twongere tugarure imitekerereze yacu ku buzima bwacu ndetse na nyuma y'ubu buzima, kugira ngo dutegure neza kuzabona Imana ku bazayibona. Kugira ngo rero niba utarakora subscribe aribwo bwa mbere kuri channel yacu, kora subscribe maze amakuru yacu meza ajya kugira 5/5. Imana ikurinde, uzasoza umwaka amahoro. Ndabakunda cyane. Kuri makuru za Urgent Update News.